Iyo umutima wawe unaniwe kwakira ukuri, igikurikiraho si ikindi ni ugucanganyukirwa kw'amarangamutima yawe agucuncurira mu bujiji, nabwo kugukorekeza mu buyobe, ukakujyana mu gahinda, kwiheba, amarira, amaganya ndetse n'ibihombo bitagira iherezo by'umusubirizo. Ibyo ahanini biterwa n'uko ukuri buri gihe gushingira ku bumenyi, ariko iyo uhisemo kuyoborwa n'amarangamutima ukaba wateye umugongo ubumenyi, ugakurikira ibyo amaso yawe n'amatwi yawe bikwereka, ibyo ni ukuri koroheje cyane gutangirira nko kuba abantu benshi cyane nawe ubwawe urimo bareba video za YouTube bashingiye kuri cover foto babonye kuri izo video cyangwa se ku mafoto babonye kuri video, aho gusa amatitre zanditse munsi y'iyo video ngo nibara bamenye ikivugwa muri iyo video. Ukuri si urugendo rutangirira mu kanwa k'abakubwira abandi, ahubwo ni urugendo rutangirira mu mutima wumva uko kuri nyine ufite inyota yo kukumenya. Nukurikira iki kiganiro neza kiraza kurangira usobanukiwe cyangwa se ugize uburyo runaka umenya bushobora kugufasha gutabura abantu bari kukubeshya n'abari kukubwiza ukuri, ukaba uri kumwe na Sylvain mu kiganiro. Ukuri ni ikintu cyoroheje cyane, nyamara kandi abantu benshi batajya bashaka kumva cyangwa gutegera amatwi, nko kuba mu by'ukuri iki ngiki uri kubona kuri video ari umuriro uri kwaka, ariko hari ushobora kuza akabikubwira mu bundi buryo kandi ukanabyemera, ukumva nyine ko uyu nguyu atari umuriro, ukanabyigisha abandi. Nk'uko mu madini bakubwira ko ngo hari uwatwaye inda ari isugi akanabyara agakomeza kuba isugi, nyamara mushiki wawe wayikuyemo afite amezi 3 akaba bikubwiye mwakirirwa muburana munanarwana umunsi wose, nyamara mu idini iyo bakubwiye ibyo ngibyo ntujurira, ukaba ari ukuri koroheje, nyamara kandi udashaka kumva. Mu mutima wawe ukuri kukaba kurimo, ariko amarangamutima yawe akagusunikira kutakwemera nyine bitewe n'ibyo ugamije cyangwa se ugambiriye. Iyo ni nayo mpamvu iyo inshuti yawe ije ku itariki 10 ikakuguriza amafaranga 5,000 ikubwira ko izayaguha ukwezi kurangiye wenda bahembwe, tuvuge ko ari inshuti ikorera umushahara, ayo mafaranga urayamwima, ariko kandi nyamara yakubwiye ko azayaguha ku itariki 12 nyuma y'iminsi 2, cyangwa se akakubwira ko ayaguha nimugoroba. Ayo mafaranga urayamuha, nyamara akazarenga akayaguha ukwezi kurangiye, cyangwa se akanayagutyaza kandi bikarangiriraho. Rimwe na rimwe nyine umutima wacu ntujya ushaka kwemera ukuri, ariko ukuri tuba tukuzi, nko guhera kukwibaza uti se aya mafaranga ngiye guha uyu muntu ubundi azayampa yakuye hehe? Icyo ni ikibazo cya mbere bakaba bibaza, kandi ukuri nk'uko nguko koroheje kuba kuri mu mutima wa buri muntu wese, ariko abashaka kugutekerezaho ni bake. Niba uzi neza ko umuntu adakora, uratekereza ko amafaranga azayakura he? Niba uzi ko akora akaba arimo kuguza amafaranga ku itariki 10 kandi uzi ko yahembwe ku itariki ya mbere, ubwo urumva amafaranga azayakwishyura yakuye he nyine? Uretse igihe ukwezi kuzaba kurangiye cyangwa se ntanayaguhe, kuko nabwo gushobora kurangira afite amadeni menshi nk'uko nyine wayamugujije, hakaba hari n'abandi bayamugujije, cyangwa se ifite n'ibindi bibazo ku giti cye ku buryo wumva ibya bidakomeye ku buryo yakwishyura. Iyo umutima wawe udakangukiye ukuri, uyoborwa n'amarangamutima agucuncurira mu mwijima w'icuraburindi, ubuyobe, kwicuza, agahinda n'amarira. Ubwo witwa Yezu uvuga muri Bibiliya ngo yagiraga imbere y'uwitwa Pilato, Pontius Pilato ngo wari umuguverineri w'umuromani, bagumye baterana amagambo, Pilato ashaka kwereka ngo Yezu ko ngarenze, ngo afite n'ubushobozi bwo kuba yamwica cyangwa akamukiza. Yezu nawe asa nk'uwapinze Pilato cyane cyane ko ngo yabonaga ari umuntu usanzwe udafite ngo n'ubuzima bw'iteka nk'uko Yezu yabivugaga. Pilato yagumya acyocyorana na Yezu, maze Yezu aza kugera ku ngingo y'ukuri, amubwira ko ngo namara gupfa ukuri kwabyo bazakumenya. Pilato aramubaza ati se ukuri ni iki? Ngo Yezu aricecekera ntiyagire icyo amusubiza. Ijambo kuri riragoye kurisobanura, ariko kandi ni ijambo ryoroheje cyane ndetse riri mu mutima w'umuntu uwo ari we wese ku isi ufite ubwenge akagira ubushobozi bwo gutekereza. Ingingo ebyiri zikomeye cyane zishobora kugufasha gutabara abantu bari kukubeshya n'abari kukubwiza ukuri. Ingingo ya mbere ni experience cyangwa se amateka, iyo byigeze kuba bikakubaho, bikaba ku nshuti zawe cyangwa se ahandi hantu hari hose wowe warabyumvise kuri radio, mu kinyamakuru, cyangwa se ukumva abantu bari kubara inkuru. Nk'urugero, niba hari umuntu wigeze kuguza amafaranga mwari inshuti akayakwambura ntayagusubiza mukanashwana, icyo ni ikimenyetso cy'uko ushobora no kuzayaguza n'inshuti yawe ya kabiri nayo ikayakwambura nyine ntiyaguye nk'uko uwa mbere nawe byagenze, cyane ko n'uwa mbere mwari mubanye neza mbere y'uko uyamuha. Mu gihe inshuti yawe yindi ya kabiri ije kukuguriza amafaranga, iyo experience byakubaye cyangwa se byabaye ku muvandimwe wawe wakubariye iyo nkuru, yakabaye igaruka mu mutwe wawe ukongera kubitekerezaho. Nanone uburyo bwa kabiri ushobora gutahuramo ukamenya ukuri mu mutima wawe nibiri kuba hako kanya muri ibyo bihe murimo. Niba hariho ubuhemu n'ubwambuzi mu bantu benshi cyane, umuntu akaba ari kukubwira ko mu by'ukuri ari gushaka kumuguriza amafaranga, nyamara kandi ukaba uri kubibona ko hirya no hino ku isi cyangwa se mu baturanyi banyu abantu bari inshuti bari gushwana bapfuye amafaranga, bakaba byumva neza ko ngo nawe muri kumwe atari immortals cyangwa se inyangamugayo yihariye, ko n'abashobora kukurya amafaranga nk'uko abandi nabo inshuti zabo ziri kuyabarya, ariko kuko umutima wawe udashaka kubyumva wumva ko ngo inshuti yawe yo yihariye ngo itaguhemukira ngo itabikora, nyamara kandi baragiye ubona abandi babibakorera kandi bikarangira barimo baranabanye neza kurusha uko ubanye n'uwo nguwo. Ukuri koroheje nko mu rukundo, niba umusore ari kukubwira ko agukunda uri umukobwa, akakubwira ko ngo uruta abandi bose, kandi ukaba ubizi neza ko hari undi mukobwa yateye inda, akaba yaranze kumujyana, akaba ari kugutereta mu mwanya wa kabiri, birashoboka kuko nguko ari kukubwira nako yabwiraga ngo yayiteye. Niba ari kukubwira ko agukunda kurusha abandi bose, nyamara kandi afite barumuna be mu cyaro yasize babuze na minervari yo kwigana nyine bakava mu ishuri, cyangwa se bakaba bahora babirukana babuze amafaranga 20,000 yo kwishyura, nyamara akajya ajya kukugurira amakanzu y'ibihumbi 20, 50, 100. Biragaragara ko nta rukundo gukunda nawe ari ukuguharara nyine nk'abandi bose,
igihe kikaba gishobora kuzagira inyungu akugamije wazaba ntazigihari, akakujugunya mu bishingwe nk'uko ajugunyamo abandi yigeze agera mbere yawe, cyane ko utari uwa mbere utari n'uwa nyuma. Ndetse ukuri rero iyo kudashingiye ku mateka, gushingira ku bigezweho uwo munsi, kandi ukuri ngo ni ikintu gitangirira mu mutima wa nyiracyo. Iyo bikunaniye urabeshywa, akaba ari aho ngaho umuntu ahera guhamagara akakubwira ko ngo watsindiye miliyoni. Uwo muntu ukaba utamuzi, nyamara kandi unanabizi neza ko n'ibizami by'ubungubu mw'isi turimo kugira ngo uzakore utsinde bisaba induruswa, nyamara akakubwira ko watsindiye miliyoni nta n'igiceri cy'icumi, nta n'ahantu wigeze uniyandikisha, nyamara ukabyumva byihuse ukumva koko ngo watsindiye miliyoni. Ikintu wari warashakishije igihe kirekire wabuze, ukumva ko ngo umuntu aguhamagara kuri telefone ngo wagitsindiye, ugahita ubyakira kandi ukabyizera ko koko wagitsindiye. Ntunibaze uburyo wagishatse ukakibura mu mbaraga zawe, ngo wibaze uburyo kizanye. Ukuri koroshye utangira kwibaza inyungu abagufasha cyangwa bifuza kugira ibyo bagufasha kugeraho bagamije, aho bazungukira, cyane ko nta muntu ujya ukora atagamije inyungu. Nta n'umushinga utagamije inyungu ubaho, kuko nubwo bakubwira ko uwo mushinga utagamije inyungu, ushobora kuba utagamije inyungu kuri wowe, ariko uwo mushinga uba ufite ahandi wungukira, kuko uba udafite aho wungukira uwo mushinga wakabaye warasenyutse. Niba hari amafaranga runaka kampani cyangwa se umushinga waje, projet yaguhaye nka World Vision, World Relief n'indi mishinga itandukanye, ushobora gutekereza ko uwo mushinga ngo utagamije inyungu koko, ariko se kuki utibaza aho ayo mafaranga ava n'impamvu adashira, bakaba bayaguha bakazayaha n'abandi, amafaranga ntarangira kongera hakaza mwandi, nuko abayaguha bafite icyo bagamije, ahubwo nicyo utazi, kandi impamvu utakizi nuko utashatse kugitekerezaho nyine. Umuntu ufite ubwenge n'ubushobozi bwo gutekereza abasha gutekereza akamenya ko buri kintu cyose icyo ari cyo cyose kiri munsi y'izuba igikorwa kigamije inyungu. Ugira icyo aguha uwo ari we wese aba afite inyungu agamije, yaba ayigamije ako kanya, yaba ayigamije mu bihe bizaza, ariko ibihari kandi bizaboneka, uba ugomba no kubyumva ukabyakira neza. Iyo utakiriye ukuri ngo ugukunde, ibyo wari usanzwe uzi nk'ukuri unanabizi neza ubyizera ko ari ukuri, abantu baraza bakabihindura bakakubwira ko atari byo, kandi ukabyemera nyine kuko ukuri kutakurimo. Aho niho mu madini baguhereza umugati ukoze mu ifarini cyangwa se divayi, bakakubwira ko ari umubiri wa Kristo, kandi ukabyemera ukanabyubaha ukabyakira utyo, ukanabiziririza ko ari umubiri wa Kristo nyine, kandi ubizi neza ifarini babikuyemo ko ari azamu cyangwa se azaniya. Ibyo ntushaka kubitekerezaho cyane, n'uwabikubwira ko atari byo mushobora kubishwanira mukirirwa muburana. Ahanini igitera ibyo byose nyine ni uko ukuri kutari muri wowe. Aho niho pasiteri aza akakubwira ko mu by'ukuri ngo ugomba kubika ubutunzi bwawe mu ijuru, aho imungu n'ingese zitagera, akakubwira ko ugomba kugurisha amasambu yawe ukayatura Imana, nyamara wari kwikwizaho ibyangombwa by'ubutaka, ari kugura amamodoka ahenze, ndetse ari kubaka imiturirwa y'ubucuruzi mu mujyi. Abana bari kwiga za Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na za Harvard, nyamara kandi abaye bari kwiga nyine n'amafaranga yo kubishyurira ntayo ufite. N'utwubonye ducyuka dutura padiri cyangwa se pasiteri mu rusengero, ngo nuko yakubwiye ko azakohereza ku Mana, iyo Mana nawe atazi ataranageraho. Ukuri koroheje utangirira kukumva ko mu by'ukuri niba abantu ari babi, n'uwo wundi uri kubona nawe ashobora kuba mubi, kandi ukuri koroheje ndetse gutangira kumvikana neza utangiye kumva ko mu by'ukuri ibyo wakora n'abandi babikora. Niba hari ikintu uri kubona ahantu ukabona wakiba ukakijyana, burya n'abandi baba babiruzi. Niba hari umugore cyangwa se umugabo ugire ukabona ari mwiza, ntabwo ubiruzi wenyine, n'abandi ntibo barabisha amaso, nabo baba babibona. Ukuri koroheje rero gutangiramo kumva ko ibyo ubona n'abandi babibona, ukumva ko ubwo ubwenge ufite n'abandi babufite, utarusha abandi bantu bose ubwenge, ngo wumve ko ari wowe ntite cyangwa injijuke isumba abandi bose, uzaba yabaze inkoni y'icyuma ntagire kubaza cyangwa agire icyo arenza ku byo wakoze. Nubasha kwakira ukuri koroheje, umuntu wese arajya akubwira ibintu bitekerezaho mbere yo kumuha igisubizo. Numara kubitekerezaho bihagije, ugakoresha experience byakubayeho, ibyabaye ku bandi bantu bumvishe mu mateka, ndetse ukanasuzuma ibigezweho uwo munsi, icyo gihe nta muntu uzigera ukubeshya. Nk'ubwo niba uri umukobwa, birashoboka ko wari umusore umaze ibyumweru 3 cyangwa se 4 ari kugusambanya akubwira ko azakujyana, kandi ukaba uri kubyemera wumva ko ari byo koko, nyamara wamubaza igihe azakujyanira cyangwa se igihe muzagerera n'iwabo, akakubwira ko akiri kubipanga neza. Nyamara kandi bikaba igitangaza cyane ko uwo musore uri kugusambanya ubu ngubu atari n'uwa mbere, n'abandi nka 4 cyangwa 5 nabo baje bakagusambanya bakagenda nabo ari uko bakubwiraga, ibyo kukujyana bikananirana. Impamvu abo basore bumva bakubeshya kandi ugatekereza ko bakubeshya atari byo, nuko umutima wawe utarimo ukuri, ngo wumve ko niba uwa mbere byaragenze gutya akigendera n'abandi bazabikora gutyo, cyane ko nta mutagatifu uri mwabo bose. Kandi nawe wasanga uramutse wishyize mu mwanya w'abo basore, ibyo bakora nawe wabikora. Uko baje bakagusambanya nyine banabona usanzwe usambana, birashoboka ko n'ubundi bumva indaya wenda na nyuma uzaguma kubikora. Ese wa mukobwa ushaka ko abasore bakubwiza ukuri, wowe waretse gusambana nabo ugategereza bakazakujyana mu rugo nyine kumva byakubayeho rimwe kabiri, iyo experience kuyifite yakumariye iki? Yagupfiriye ubusa, yakubereye urujijo mu mutima wawe, kuko umutima wawe utakangukiye ukuri ngo kwizere, ahubwo wagumye mu rujijo no kwizera ibinyoma. Iyo uhanze amaso ukuri, ibintu byose biroroha, ukabona ari ibintu byoroheje kumva, nta muntu wongera kukuyobya, kuko ibyo ubonye ubitekerezaho cyane ukurikije ibiri hako kanya, unakurikije experience wanyuzemo. Nahawe nawe kujya utekereza kabiri mbere yo kugira icyo ukora, bizagufasha gutahura abantu bakubeshya n'abakubwiza ukuri. Niba utarakora subscribe, urebe munsi video handitse subscribe kandi kugira ngo na video zacu zitaha ujye uzikurikira bikoroheye. Ndagushimiye.